Mfite umushuti wanjye bita Shukuru no w'inyamirambo, please unyibuke uyu munsi dore ubu ngubu nje hano nje gukora ikiganiro of course, ariko nubwo nje gukora ikiganiro ndi gutekereza cyane na nyuma y'ikiganiro ko ngomba kuza ngakanda ko gace. Ase buriya mwana wo bitekereza gute nyine kuba umuntu agiye guselebratinga umunsi we mukuru, kuko Irayidi no umunsi mukuru ku Basilamu, kuko no umunsi abavuye mu nabo bitari biboroheye byo kwiyima ibyo kurya cyangwa se icyo abenshi bazi nko kwiyiriza. Ubyumva gute rero kuba ukwezi kurangiye kukarangira n'ibihe turimo bitoroshye byo kwibuka abacu bazize jenoside, ubu ngubu ntibuza kubabangamira nawe ari mu bantu bifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka abacu bazize jenoside? Ni kuri uriya munsi utambutse nibwo Alikiba yapostinze ifoto ku rukuta rwe rwa Instagram, abamufollowinga kuri Instagram sinzi babibonye. Yapostinze ifoto igaragaza nyine ibuka ku nshuro ya 30 ndetse anapininga amagambo menshi muri description avuga nyine ku buryo nawe yifatanyije n'abanyarwanda muri rusange kwibuka. Umuhanzikazi rero uri kubica bigacika gikunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda, Bwiza Emerance, nibwo kuri rino joro ryashize nawe yatangaje option ye cyangwa se uburyo agaragaje uburyo yari yakitinga muri bino bihe turimo, ndetse anagaruka cyane ku rubyiruko avuga ati urubyiruko rwacu, urubyiruko rwo muri iki gihe, urubyiruko rw'abanyarwanda, reka tugaragaze umusanzu wacu kugira ngo ntituzabe nk'urubyiruko rwagaragaye muri cya 1994. Ejo hashize nibwo twari turi kuganira tugaruka ku ruhare rukeneye rw'abahanzi muri bino bihe bitoroshye, ariko mu by'ukuri nabonye wagira ngo nyine biri kwitabirwa, kuko ejo tukimara kuva mu kiganiro naratashye nkora research nsanga abahanzi benshi, ibitaramo byinshi biri kuba n'ubundi bigaruka kuri ino yibuka. Uwo bita Bruce the Fast nawe nabonye hari igitaramo yari ari gukora yari Camp Kigali, societe ya Techno. Uruganda rwa societe ya Techno irimwe muri company zikomeye cyane ku isi ndetse ruganje cyane hano mu Rwanda. Rwagaragaje uruhare rukomeye mani, ibintu byagaragaje byanashimishije benshi tabonye bifite feedback nziza. Rwatanze mituweli ku baturage basaga 500. Ikipe ya Bayiryanye ni ikipe ikomeye, ikomeye cyane, ikomeye. Inakindi icyiciro cya mbere mu Budage, sinzi niba abantu babizi, ikindi cyiciro cya mbere mu Budage, ni ikipe ikomeye ku isi, ikipe ifite ibikombe bya shampiyona zitandukanye byinshi cyane. Ni imwe rero mu ikipe navuga yatangaje abantu benshi muri bino bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994. Ni ikipe yakoze ikintu gitangaje as team. Ahubwo ngiye navuga ko iriya kipe yakoze amateka, kandi ni ikintu kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kimaze kugera kure, kubona ikipe nk'iriya ya Bayiryanye ikomeye cyane kuriya, kuba ifatiye mbere, ukabona ifite ubwo bushake, ukabona ifite mbese ni ikintu ushobora ukumva kirenze ubwenge bwawe. Iyi nkuru ni inkuru rero, cyangwa se ni bimwe mu bikorwa bigaragaza kuko uyu munsi turi kwibanda cyane mu bikorwa bigaragaza umutima ukunze, umutima ukeye, umutima ushaka mu mpande zitandukanye z'isi. Urabona biriya bihugu byo hanze hari bitaza ahantu u Rwanda rugeze, ugasanga ibihugu bimwe na bimwe bigerageza gupfobya amateka, bigerageza gukwirakwiza urwango, bikagerageza gushyiramo n'abanyarwanda bamwe na bamwe bariyo, kubabwira yuko igihugu cy'u Rwanda gifite ya macakubiri. Rero igihugu cya Ethiopia gifatanyije n'abanyagihugu babo bagiye mu muhanda, twagiye tubona amafoto agiye atandukanye, amavideo, mbese byari ibintu byiza. Bari mu muhanda bafite bandaroli igaragaza ko bifatanyije n'u Rwanda, bari gufatanyije n'abanyagihugu nyine abantu bo muri Ethiopia. Mbese ni ibintu bigaragaza ko u Rwanda hari intera rumaze kugeraho. Muraho neza, reka ngusuhuze ndetse mwifurize kumera neza aho uherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nkuko mumaze kubimenyera rero, njye tuba turi kumwe buri munsi, nyita The Pharmacy nyawe, ukugezaho amakuru agiye atandukanye ari gucicikana mu Rwanda ndetse no mu mahanga, yibanda cyane muri politiki, imyidagaduro ndetse na sport. Of course muri kino gihe turimo ntabwo
ibice bigize ama interviews cyangwa ibiganiro dukora ntabwo turi kubyubahiriza nk'uko bisabwa. Of course ni impamvu murabizi nuko turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. That's why twibanda cyane mu kuganira tugaruka cyane ku ngingo zitandukanye n'ubundi zifitanye isano n'ibihe turimo byo kwibuka. Ndabizi rero ko abanyarwanda ubwitabire uko bigaragara ni ubwitabire buri kugaragara neza, ni ubwitabire buri kugaragaza aho turi kuva n'aho turi kujya. Turaza kubyibandaho cyane mu kiganiro, turaza kubyibandaho cyane mu gihe tuba turi kuganira kuko turaza kureba cyane ndetse tunibande cyane ku buryo noneho n'amahanga yatangiye kubona ishusho y'amateka yacu ndetse bagatangira no kuyahereza agaciro. Turaza kureba byinshi cyane, gusa ntago nakibagirwa ko uyu munsi ari umunsi mwiza cyane kuri particular peoples Abisiramu. Uyu munsi ni umunsi w'Irayidi, baba bamaze igihe kingana n'iminsi 31 biyiriza icyo bita mwezi Ramadan cyangwa igisibo. Uyu munsi rero ni umunsi bafunguye, ni umunsi habayeho Irayidi. Ndetse mu gitondo mbona abenshi mu Isilamu bari guhaha cyangwa se bari kwitegura uburyo ki bwo kuza kwizihiza uwo munsi, even though bitaba byoroshye, nubwo bitaba byoroshye muri kino gihe, ariko ntabwo nabura kwifuriza kugira umunsi mwiza, kandi umunsi mwiza ariko wibanda cyane no kwibuka ibihe turimo. Turi kwibuka of course, ntabwo ari uguheranwa n'agahinda, ariko nta nubwo ari cya gihe cyo kugira ngo tujye celebration parties cyangwa tugere nyine ibihe byo gucelebrating. Of course iyo ufite umunsi mukuru, iyo ufite ikirori ugomba gucelebra, ariko muri bino bihe turimo Abisiramu nababwira kuza kwihangana ndetse no kuza kubahiriza cyane amategeko agenga ibi bihe turimo, yaba kwirinda gucuranga indirimbo ziterekeye cyane kuri bino bihe cyangwa se guteza akaduruvayo ku mihanda. Of course no kwihangana nyine kuko nicyo gihe murangiriza igifungo turimo, nyine nicyo gihe tuba turimo. Reka rero mbabwire ngo mugomeze kuryoherwa n'umunsi wanyu mwiza w'Irayidi mwiza, kandi ugomeze ubabere umunsi mwiza. Imbere ya kamera zanyu mwabonye umuntu musanzwe mubona cyane, tumaze kumenyerana cyane, nta nubwo ari ngombwa ko tubongera kubimbwira. Meze bite se? Cyambwo ndashima Imana kabisa. Nayinciye ahantu ntabwo nzi ko njye ntabwo ndi umwisilamu. Mpita mbona umuntu arimo, mbona abantu bambaye yamantuza y'umweru, amakanzu nkayoberwa icyari cyo, ariko sinzi ukuntu bajije, numva barambwiye ngo ni Irayidi. Ndavuga ati wawe habaye Irayidi. Ndavuga ati rero ngiye kujya kugura ikanzu rero. Nanjye ubu ngubu nise mujahidini kuko none se, ariko Abisiramu b'inshuti zanjye ntabwo bankunda. Of course ntabwo bankunda kuko nimba uri umuyisilamu mugenzi wanjye, Irayidi kegereza gutya karende butandabuye ngo nze kuza gukanda agace, urumva harimo ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo nkimara kubona abantu bambaye barambwiye ngo ni Abisiramu ngo bahabaye Irayidi, ahubwo ngiye misemo magana umutipe w'inshuti yanjye nsanga yamburutse. Ndihagase yamburukiye iki mu nshuti wanjye ko nzi ko nta kintu dupfa, yampoye iki? None si nawe wenyine, mpamagaye n'undi nawe mbona yamburutse, mwarikiye SMS ntiyansubiza, kandi dusanze duciringa rwose. Ni ukuri Abisiramu muduhe ku muceri. Njye mfite umushuti wanjye bita Shukuru w'inyamirambo. Please unyibuke uyu munsi, dore ubu ngubu nje hano nje gukora ikiganiro. Of course ariko nubwo nje gukora ikiganiro ndi gutekereza cyane na nyuma y'ikiganiro ko ngomba kuza ngakanda ku gaceri. Ase buriya mwana wo bitekereza gute nyine kuba umuntu agiye gucelebratinga umunsi we mukuru, kuko Irayidi ni umunsi mukuru ku Basilamu, kuko ni umunsi abavuye mu bihe nabo bitari biboroheye byo kwiyima ibyo kurya cyangwa se icyo abenshi bazi nko kwiyiriza. Ibyo bo babyita mwezi Ramadan, ni ukwezi nyine ko kwiyiriza. Ubyumva gute rero kuba ukwezi kurangiye kukarangira n'ibihe turimo bitoroshye byo kwibuka abacu bazize jenoside? Ubu ngubu ntibuze kubabangamira muri celebration? Nibyo koko twibuke tuniyubaka, kandi mu by'ukuri nta nubwo wenda ibintu birimo nagira wenda kuba
bakirinda gucuranga wenda iyo miziki yo gucelebratinga igaragaza ko wenda ari gucelebrate babibuke na bino bihe turimo bamenye uko bino bihe nubwo tubirimo nubwo nabo bari gucelebratinga ariko bamenye kubahiriza bino bihe turimo bijyanye no kwibuka abacu bazize jenoside. Babyibuke kuko of course ntabwo byoroshye buriya nyine ni nko gutereka nyine ni nko gutereka imbwa muri busheri warangiza ukayibwira ngo nturye ziriya nyama si byose of course ariko nyine bitewe n'icyo umutima ushaka cyangwa se n'impamvu ihari zigomba kubahirizwa abayisilamu please tumenye nyine ibihe turimo of course nkuko turi kubigarukaho cyane tumenye ibihe turimo tumenye ngo turamaintaininga fani yacu gute turamaintaininga ku buryo bungana gute ese celebrating turi bukore bimeze gute nyine bitari buze kubangamira cyane ibihe turimo bitari buze kubangamira cyane ibihe turimo kuko abanyarwanda ejo habaye ibiganiro ahubwo nubwo bari gucelebratinga bibuke ko hari n'abandi banyarwanda bari mu kababaro sibyo ko nabo wenda sinzi nimba bose baritabira kuko nubwo ari Abisiramu ntabwo bikuyeho ko hari bamwe mu Bisilamu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Yego bisanze ubwo ese buriya nyine bisanze ari Abasilamu kandi bafite nyine inkomoko ku bazize jenoside of course urumva nyine uyu munsi ntabwo urabuboroheye ariko buriya nyine biba byiza utabaye utibasiwe n'amateka cyane ukibuka ariko nyine unagerageza kumaintaininga ubuzima bwawe kuko iyo uheranwe n'agahinda hari byinshi mu buzima bwawe byangika abahuye rero n'iryo hungabana cyangwa se abahuye n'ibyo byago byo kuvuka bava ku babyeyi b'Abasilamu bahuye n'ibihe bitoroshye muri kiriya gihe cya jenoside nabo twabwira ngo bihangane. Tutagiye kure rero hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe byagiye bigaragaza ko byifatanyije n'u Rwanda muri bino bihe bitoroshye. Ibyo bintu ibinyamakuru byo birahari byatangaje inkuru nk'izo ngizo ni nabyo nabwiye abanyarwanda nkiri gutangira avuga ko turi buze kwinjira cyane mu makuru agaragaza uburyo isi yose ifatanyije n'abanyarwanda mu iki gihe cyo kwibuka. Twagiye tubona rero bimwe mu bikorwa bigaragaza umutima ukunze, bigaragaza umutima ushaka, bigaragaza ubunyarwanda ndetse no gushyigikira abanyarwanda byagiye bituruka ku mpande zitandukanye z'isi. Nagiye mbona na umuhanzi Alikiba nawe ari mu bantu bifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka abacu bazize jenoside. Ni kuri uriya munsi utambutse nibwo Alikiba yapostinze ifoto ku rukuta rwe rwa Instagram, abamufollowinga kuri Instagram sinzi babibonye. Yapostinze ifoto igaragaza nyine ibuka ku nshuro ya 30 ndetse anapininga amagambo menshi muri description avuga nyine ku buryo nawe yifatanyije n'abanyarwanda muri rusange kwibuka. Ikintu navuga kuri bino bintu n'ikintu byagaragaje nuko hari ahantu nyine amateka yacu amaze kugera. Ndetse ikindi ni ikigaragaza ko n'amahanga nayo ashishikajwe no kuba yakifatanya n'abanyarwanda no kumenya amateka y'abanyarwanda, amateka yaranze u Rwanda kuko ntago twaba stakoni kuri ntago nyine twavuga ngo ni Alikiba gusa kuko no mwaka ushize ubwo twibukaga ku nshuro ya 29 umuhanzi Batanze nawe yapostinze ifoto agaragaza yuko nyine yifatanyije n'abanyarwanda kwibuka. Icyo bivuze rero binagaragaza nuko Tanzania nayo iri mu bihugu biri participating cyane mu gufatanya n'abanyarwanda mu bihe byo kwibuka mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye of course kuko niba bamaze kugaragara n'uruhare rw'abahanzi rugenda rugaragara cyane cyane mu bihugu bigiye bitandukanye. No mu Rwanda nabonye uwitwa Bwiza nawe hari icyo yabitangajeho. Urumva uruhare rw'abahanzi muri rusange rugenda rugaragaza ko bino bintu hari icyo babyumvaho, hari icyo babivugaho, ndetse ni nk'itafari baba bashyira ku ruhare kugira ngo abantu bamenye amateka y'u Rwanda. Kuko
nabibonye ni inkuru yanditswe ku nyarwanda.com. Bwiza yashishikarize nyine urubyiruko nk'uko tugiye kumara like icyumweru cyose tuganira kuri ino ngingo yo kwibuka abacu bazize jenoside ku nshuro ya 30, ariko twibanda cyane natwe ku rubyiruko nibwo tuganiraho cyane. Umuhanzikazi rero uri kubica bigacika ndetse ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda, Bwiza Emerance, nibwo kuri rino joro ryashize nawe yatangaje option ye cyangwa se uburyo agaragaje uburyo yari yakitinga muri bino bihe turimo, ndetse anagaruka cyane ku rubyiruko avuga ati urubyiruko rwacu, urubyiruko rwo muri iki gihe, urubyiruko rw'abanyarwanda, reka tugaragaze umusanzu wacu kugira ngo ntituzabe nk'urubyiruko rwagaragaye muri cya 1994. Usibye ko buriya bino bintu bya genocide kera mu mwaka wa 1994 urwango leta ya guverinoma yari hari iri bamwe mu bashishikariza abahanzi mu kubiba urwango babicishije mu ndirimbo. Ubu ngubu rero birashimisha kubona noneho abahanzi noneho bari kubigiramo uruhare mu gutanga umusanzu wabo mu kongera noneho kubaka igihugu no kugaragaza ko umunyarwanda yakongera akamenya agaciro ke, yakongera mbese akimakaza n'umunyarwanda. Yego, kuko reka nkubwire, ejo hashize nibwo twari turi kuganira tugaruka ku ruhare rukeneye rw'abahanzi muri bino bihe bitoroshye, ariko mu by'ukuri nabonye wagira ngo nyine biri kwitabirwa, kuko nabonye uko ejo tukimara kuva mu kiganiro naratashye nkora research nsanga abahanzi benshi, ibitaramo byinshi biri kuba n'ubundi bigaruka kuri ino yibuka. Uwo bita Bruce the First nawe nabonye hari igitaramo yari ari gukora yari Camp Kigali, n'ubundi hari Gisozi n'ubundi kigaruka muri ino yibuka. Biragaragaza yuko umusanzu w'abahanzi mu by'ukuri si ibintu ko ari mu Rwanda no mu nce zitandukanye z'isi biri kugaragara, nubwo turi buze kugaruka no ku yandi association cyangwa no ku zindi nkuru zagiye zigaragaza umusanzu udasanzwe, ariko uruhare rw'abahanzi of course ruri kugaragara. Uruhare rw'abahanzi biri kugaragaza yuko byibuze kumvwa cyangwa se guha agaciro ibihe turimo biri kugaragara. Yes, uruhare rw'abahanzi ni uruhare rukomeye cyane, rukomeje no gushyira itafari cyane cyane mu kwibutsa amateka cyangwa se mu kubikisha mu ndirimbo bagaragaza ko amateka y'u Rwanda hari icyo byakugira. Hari nk'umuntu utabona nk'umwanya wo kureba amakuru, ariko ubona umwanya wo gucuranga indirimbo biroroha. Ikindi nabo si ku bahanzi gusa, ahubwo n'amasosiyete akomeye mu Rwanda ari kugaragaza uruhare rwayo nayo mu kugaragaza ko hari itafari bashyira muri bino bihe. Amasosiyete yo mu Rwanda of course kuko twakoze research cyangwa se tubikesha imbuga zikomeye cyangwa se ibinyamakuru bikomeye mu Rwanda. Sosiyete ya Tekno, uruganda rwa sosiyete ya Tekno irimwe muri company zikomeye cyane ku isi ndetse ruganje cyane hano mu Rwanda, rwagaragaje uruhare rukomeye ibintu byagaragaje byanashimishije benshi tabonye bifite feedback nziza. Rwatanze mituweli ku baturage basaga 500. Ibyo ni ikintu cyiza barokotse jenoside, kumva cyangwa se bagizwe nk'ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bivuze ngo rero ibi bintu biri kugaragaza nuko just nyine genocide yakorewe abatutsi, dufite abantu benshi bakeneye gusigasira ayo mateka. Wagize se ngo abantu 500 n'abantu bakeya, abantu 500 no mituweli nyine urumva nimba yatanze mituweli ku banyarwanda bagizweho ingaruka cyangwa se barokotse jenoside, urumva yuko abantu 500 ni benshi of course. Abantu 500 ni benshi cyane mu by'ukuri. Reka tunashimiye cyane ya sosiyete ya Tekno. Mu by'ukuri buriya sosiyete ya Tekno ni sosiyete izwi n'abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda no hanze, kandi mu by'ukuri ntekereza ko wenda abanyarwanda 1/2 cy'abanyarwanda bashobora kuba batunze telefoni zarura rugana rwa Tekno of course. Kuba bafata iya mbere mu gushishikariza abantu, numva ari umusanzu wabo ukomeye cyane. Yakoze ibintu byiza byo kwishimira, biryoshye amatwi, umuntu wese w'umunyarwanda yabyumva akabyishima, n'izindi company zinarebereho of course. Kuko reka nkubwire ngewe buriya tujye tuba abantu nyine n'ikintu cyagushimishije
ubigaragaze nimba wakigaye ubigaragaje ntago ari uko Tekno ariyo company ifite ibintu birenze mu Rwanda sibyo sinayo ufite amafaranga menshi n'andi ma company ariko hari ikintu bimwe nyine tujya duhora tuvuga kandi tunabigaruka tuvuga ngo ikintu cyose wakoranye urukundo uko cyaba kingana kose kiba ari cyiza kandi kigira umusaruro Tekno rero twayishimira cyane kuko by'umwihariko kuba muri ibi bihe bibegereje bakavuga ati tugomba gufata iyambe tugafasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tukabahereza supporting iki ni ikintu cyo kwishimirwa kandi ikintu kigaragaza stepping nziza muri media y'u Rwanda no mu bumwe bw'abanyarwanda nabashije no kunyura ku bindi binyamakuru mbona ikipe ya Bayern Munich ikipe ya Bayern Munich ni ikipe ikomeye ikomeye cyane ikomeye inakina icyiciro cya mbere mu Budage sinzi niba abantu babizi ikindi cyiciro cya mbere mu Budage ni ikipe ikomeye ku isi ikipe ifite ibikombe bya shampiyona zitandukanye byinshi cyane ni imwe rero mu ikipe navuga yatangaje abantu benshi muri bino bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994 ni ikipe yakoze ikintu gitangaje as team ahubwo ngiye navuga ko iriya kipe yakoze amateka kandi ni ikintu kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kimaze kugera kure kubona ikipe nk'iriya ya Bayern Munich ikomeye cyane kuriya kuba ifatiya mbere ukabona ifite ubwo bushake ukabona ifite mbese ni ikintu ushobora ukumva kirenze ubwinge bwawe ese buriya ngeyo mbonye ibintu mbona ko u Rwanda rufite intera ndende rumaze gutera ahantu rumaze kugera kuko mu myaka dufashe nk'imyaka 20 itambutse of course ntabwo u Rwanda rwari ruzi ku isi ntabwo rwari ruzwi ku isi kuko bigaragara washoboraga no kuba uri mu diaspora wagiye mu bihugu byo hanze wavuga u Rwanda ugasanga abantu bararushidikanya ntabwo baruzi ako this time uvuga u Rwanda ukakirwa nk'umwami u Rwanda kuko rumaze kuba ikirangirire none especially muri bino bihe byacu tuba turimo nk'abanyarwanda by'umwihariko byo kwibuka kuko ikipe ikomeye nk'iriya ibishyiramo imbaraga ikabitangaza ku nkuta nkoranyambaga zayo ku Instagram kuri hehe biba ni ibintu byo kwishimira cyane ko igihugu cy'u Rwanda kimaze kuba ubukombe ku isi yose igihugu cy'u Rwanda ni igihugu navuga ngo kidakinishwa kirakataje mu iterambere kiraza ahubwo kiraza no kumera nk'uburayi buriya ahubwo rero ngewe abanyarwanda nubwo turi muri bino bihe byo kwibuka ariko tujye tunanyuzamo twishimira ibyagezweho sibyo ahubwo buriya kandi umuse nk'umuntu we uba ufite usanga agifite ideology ari hano mu Rwanda numva ataba yaribeshe kweli uwo muntu rwose ugifite ideology yo kuvuga ngo ahubwo cyane reka mvuge ku bantu bafite amacakubiri bacyumva ko igihugu cy'u Rwanda ahubwo sinzi kuko ntago bareba no ko n'amahanga atwigiraho n'amahanga araza agafata isomo akavuga ati igihugu cy'u Rwanda ni kiri mu bihugu twebwe dushobora kuba twaza tukiga isomo tukareba kuko igihugu cyacu ni igihugu kirwanya ntago tuvuga ngo supporting ni igihugu cyacu ni igihugu kivanye from zero kuri zero kugeza aho kigeze ubu ngubu kandi cyakataje mu iterambere kandi kigeze gita umwihariko w'amateka yacyo ngo kivuge ngo twibagiwe amateka yacu cyashikamye cyane ku mwihariko wacyo nkuko rero nkuko iyi nkuru ni inkuru rero cyangwa se ni bimwe mu bikorwa bigaragaza kuko uyu munsi turi kwibanda cyane mu bikorwa bigaragaza umutima ukunze umutima ukeye umutima ushaka mu mpande zitandukanye z'isi Bayern Munich rero ni imwe mu ikipe pe dushimira nk'abanyarwanda by'umwihariko duheza n'amaflyers kuko babashije kugaragaza ibikorwa bikomeye ahubwo se buriya nk'amakipe yo mu Rwanda buriya ntago ahawe umukoro amakipe yo mu Rwanda ahawe umukoro nk'ari amakipe akomeye turayafite wenda ntago dushaka wenda kuyamentioninga ntago dushaka kuyamamariza of course ariko amakipe yo mu Rwanda nayo akwiye guhabwa isomo akamenya ngo kuko nta kipe yo mu Rwanda ahari yigeze
itangaza muri bino bihe twajya tubona abahanzi nyine aribo bagiye bagaragara ariko n'amakipe yo mu Rwanda kuko si n'ibyo gusa si n'amakipe gusa ahubwo hari n'ibihugu byo hanze byakomeje kugaragaza ko bifatanyije n'u Rwanda muri bino bihe byoroshye bikaba tubazi jenoside mu mwaka wa 1994 twavuga nk'igihugu cyitwa Ethiopia inkuru ikomeje gutangaza abantu benshi muri bino bihe turimo byo kwibuka Ethiopia. Bamwe mu banyarwanda batuyeho cyangwa basangwayo ndetse na bamwe mu banyagihugu baho, ubwo ndavuga abanya Ethiopia ni bagaragaje umutima ukunze n'umutima ushaka ubwo basabaga igihugu cya Ethiopia gukuraho cyangwa se kurwanya abagerageza ipfobya kuri jenoside yakorewe abatutsi. Abantu bagerageza kurwanya bagerageza gushyiraho ibimvugo mbi kuko urabona biriya bihugu byo hanze hari bitaza ahantu u Rwanda rugeze, ugasanga ibihugu bimwe na bimwe bigerageza gupfobya amateka, bigerageza gukwirakwiza urwango, bikagerageza gushyiramo n'abanyarwanda bamwe na bamwe bariyo kubabwira yuko igihugu cy'u Rwanda gifite ya macakubiri. Rero igihugu cya Ethiopia gifatanyije n'abanyagihugu babo bagiye mu muhanda, twagiye tubona amafoto agiye atandukanye, amavideo, mbese byari ibintu byiza. Bari mu muhanda bafite bandaroli igaragaza ko bifatanyije n'u Rwanda, bari gufatanyije n'abanyagihugu nyine abantu bo muri Ethiopia. Mbese ni ibintu bigaragaza ko u Rwanda hari intera rumaze kugeraho. Ngewe ikintu navuga kuri bino bintu rero, ikintu nabwira abanyarwanda, dukomerezeho twubake amateka yacu, kuko buriya impamvu bino byose biri kuba nuko twanze guta umwihariko wacu, nuko twanze kwangiza amateka yacu ngo tuyateriwe cyangwa tuyasige inyuma, turayakomeza. As long as rero twayakomeje n'amahanga atangiye kubireberaho. Kandi ikindi nshimira abanyarwanda baba diaspora cyangwa abanyarwanda bari hanze y'igihugu, nabo ntago batatira igihango nk'abanyarwanda ngo bibagirwe ko turi muri bino bihe byo kwibuka, kuko abafashe ya mbere muri uko kwimakaza cyangwa se kurwanya iryo pfobya banafite amabandarore mu muhanda ni abanyarwanda cyane cyane barangwa muri ibyo bihugu cyangwa se batuye muri bya bihugu. Nyuma y'uko bagaragaje urwo rukundo rukomeye cyane, abanya-Ethiopia nabo bavuze ati reka dufate bagenzi bacu mu mugongo. Urumva ko abanyarwanda kuba byonyine nibyo ngiye mpora mbabwira ngo twubwacu nitwimenya tukisobanukirwa tukamenya amateka yacu tukanayahereza agaciro, nta kizakuraho ko abanyamahanga bagomba kutwigiraho, abanyamahanga bagomba natwe gusigasira amateka yacu kuko ntabwo twigeze tuyata. Kuko iyo mvuze bino bintu ndebera cyane ku Bahinde, ku gihugu cy'Ubuhinde. Babonye uburyo igihugu cy'Ubuhinde cyubakiye ku mateka yacyo, ubwo cyubakiye ku mateka n'umuco, amateka n'umuco. Abahinde bambara imyenda yabo, Abahinde biragoranye kubona umuhinde uzi Icyongereza, Abahinde biragoranye kubona umuhinde usenga nyine like bafite umuco w'umwihariko wabo. Ni nabyo ngarukaho cyane hano mu Rwanda cyangwa se ku banyarwanda, natwe tumenye umwihariko wacu. Uyu udafashe umuco wawe ukomereho uratakara, agahugu katagira umuco karacika. So rero no kuvuga ngo biragoye ko wabona umuhinde aho wamubona hose uhita uvuga ati uyu muntu ni umuhinde, bitewe rero no kuba barafashe amateka yabo, umuco wabo, yaba idini ryabo, ibintu byabo rero ni ibintu bashyira ku murongo. Rero natwe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda turamutse dufashe amateka yacu tukayakomeraho, tugafata umuco wacu tukawukomeraho tukawugumaho, mubona ko impamvu n'abo banyamahanga rega bafata iya mbere mu kugaragaza ko bifatanyije natwe nuko hari aho twageze. Aba ari ntaho twageze nabo ubwabo nta gaciro baduha, nta n'umwanya baduha, dukomeza badupushinga twerekana ko ibintu byacu birenze, biri ku rwego rwo hejuru. Nabo baricara bagafata isomo, baricara bakiga. Nyine urumva muri bino ikijya turimo pe kirakomeye cyane, ariko ni n'igihe buriya inshuti tuyibonera mu byago. Siko abantu bavuga se, natwe ubu ngubu tumaze kumenya ngo ese stand duhagazeho muri ibuka jenoside yakorewe abatutsi ku rwego rw'isi ihagaze gute. Nimba ikipe ya Bayern Munich ishobora kutwambara
ikagenda rigakora documentary igaruka ku mateka y'igihugu cyacu. Nimba igihugu nka Ethiopia mu gihugu gikomeye muri Afrika gishobora kuvuga ati uyu munsi natwe turafatanya n'inshuti zacu z'abanyarwanda batuye hano, ukabona nk'ikipe ikomeye cyane yambaye umupira wa Visit Rwanda, ukabona Visit Rwanda irambarwa USA, irambarwa ku migabane y'Uburayi na hehe. That's a great thing. Ibyo ni ibintu byiza kandi bigaruka cyane mu kuba twarishiza hamwe nk'abanyarwanda, dufite n'ubuyobozi bwiza. Yes, ni ibintu bigaragaza ubumwe bw'abanyarwanda aho bumaze kugera, uburyo igihugu cyacu kimaze guteramo imbere, n'uburyo mbese natwe ubwacu cyangwa se umukuru w'igihugu imbaraga akomeje gushyiramo, uburyo akomeje kwereka igihugu cyacu ko gikomeje kuba ku rwego rwo hejuru. So rero ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu mbese umuntu uwo ari we wese yakishimira, yaba umunyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Yego, ndetse n'abanyamahanga. Ntabwo uyu munsi turagira ngo tuganire cyane ku nkuru zabiciye zigacika kandi zigaruka cyane kuri bino bihe turimo byo kunama, of course, kuko nicyo kintu turi kwibandaho cyane, kwibuka abacu. Nk'uko twabibabwiye, tumaze kubabwira ko Bayern Munich cyangwa se iriya kipe yo mu Budage kandi ifite izina rikomeye cyane mu bafana ba football, murabizi baranayifana cyane. Yagaragaje uruhare runini. Twarebye babwiza, twarebye igihugu cya Ethiopia, none by'umwihariko n'igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria nacyo bamwe mu banyarwanda batuyeyo cyangwa se bamwe mu banyarwanda babimukira muri bya bihugu nabo bagaragaye mu mihanda ya Abu Dhabi, mu mujyi mukuru wa Nigeria, n'ubundi bagaruka cyane ku mateka y'abanyarwanda bavuga ati turi kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994. urumva ko ari ikintu kigaragara kandi kigaragaza uruhare runini rw'abanyarwanda, uruhare runini rw'ibihugu bituye isi, biri kugaragaza ko bifite ibuye cyangwa se ugushyigikira aya mateka yacu nk'abanyarwanda. Yes, nibyo koko igihugu cya Nigeria ni igihugu cyateye imbere, kiri no mu bihugu bikomeye cyane byagiye bizamuka cyane no mu iterambere. I think ko igihugu cya Nigeria ari igihugu kiri numwe mu bihugu wenda nka 3 cyangwa 4 ndatekereza biri hano muri Afrika byateye imbere, kandi mu bintu byose. Rero ni ibintu byo kwishimira kuba igihugu cya Nigeria cyafatiye mbere mu kuba cyagaragaza uruhare rwacyo muri bino bihe bitoroshye by'abagize jenoside. Abanya-Nigeria ni abantu banegirisha cyane, ni abantu mbese batapfa igihugu gishobora kubemeza n'ibihugu bikeya cyane, kuko n'abantu buri aba-Nigeria n'abantu bakunda ibintu by'iwabo. Rero ni ikintu cyiza cyerekana ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kimaze gutera imbere, ari igihugu kimaze kuba kirangiranwa ku isi yose. Kuko mu mateka ya Nigeria tugarutse cyane no kuri entertainment cyangwa mu bindi bikorwa, aba-Nigeria ni abantu bakunda ibintu byabo, mu muziki, muri football, mu bintu byose biri related, bakunda igihugu cyabo. Ni Nigeria yaguflowing, ni ibintu biba bigoye ko Nigeria wasohoye indirimbo ya streaming mbere yuko streaming iwabo. None rero kubona rero aba-Nigeria cyangwa se abaturage muri Nigeria, ariko cyane bigirwamo n'uruhare n'abanyarwanda. Abanyarwanda nibo bafatiye mbere bakagaragaza umwihariko wabo nabo n'ubushake, and then n'abandi bakubakiraho. Ahubwo ni rya jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya kunda kuvuga ngo agaciro urakiha, of course, agaciro urakiha abanyarwanda. Ibihugu nka kiriya kiba gikomeye biba bigoye kucyemeza. Rero ni ibintu byo kwishimira kuba igihugu cya Nigeria ari igihugu rwose cyabashije kwemera kikanumva neza amateka y'u Rwanda. Wow, ibintu kabisa nibyo kwishimirwa. Ibi bintu ni ibintu bigaragaza agaciro kanini u Rwanda turi kugira, ni ibintu bigaragaza agaciro kanini k'amateka yacu. Umve, ni ibintu byiza cyane, kuko ubu ngubu n'ibihugu bisaga bingahe ku isi bikomeye bimaze kugira participate cyangwa igikorwa cya danje kigaruka n'ubundi ku mateka. Urumva ko u Rwanda tumaze kuba igihugu cyiza kandi gifite umwihariko kabisa. Igihugu cyacu rero cy'u Rwanda ni igihugu kiri ku rwego rwo hejuru, kandi si no mu Rwanda gusa, ni igihugu
kimaze gutera imbere cyane. Twababwiye amakuru menshi cyane agiye atandukanye, twababwiye kuri kugenda bitangaza, twababwiye ku bihugu bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza ko byifatanyijwe n'u Rwanda. Ese ubona ari nk'uruhe ruhare noneho abanyarwanda tugana nko ku musozo nabo bayigiramo, ukaha n'umukoro cyangwa se umukoro ibi bihugu aya makampani yo mu Rwanda yo yakigiraho cyangwa se n'ibindi bihugu bitarabyumva? Ikindi navuga rero, abanyarwanda urumva nimba amahanga ari kugaragaza urukundo rumeze gutyo, by'umwihariko abanyarwanda natwe dufite gutera iya mbere nk'uko tubikora buri munsi, none natwe tugashyiramo imbaraga, noneho tugatuma n'ibihugu bitaramenya neza umwihariko w'igihugu cyacu bimenya uwo mwihariko. Kandi ikindi kintu navuga, nk'uko Tekno yabikoze igatanga mituweli ku basaga abantu 500, igice cy'abantu 1000, ubwo urumva ni igikorwa cyiza cyane kandi umukoro munini ugaragara kandi unakomeye ugomba kugirwaho n'andi makampani, uri kumva. Kandi ikindi, abanyarwanda n'ubundi natwe twige kwibanda ku mwihariko w'igihugu cyacu, twige kwibanda ku muco kandi tumenye umwihariko wacu ngo ni uwuhe kugira ngo ibintu bigenda neza. Yes, rero nanjye nsoza ngana ku musozo, icyo ubutumwa cyangwa se nagenera abanyarwanda muri rusange n'igihugu cyacu muri rusange, dukomeze tugume ku muco wacu, dukomeze twerekane ko ibintu byacu tubikunze, dukomeze tubishyiremo ingufu nyinshi cyane noneho kurusha, kugira ngo n'ibindi bihugu bitarabyumva bigende bibyumva, n'ibindi bihugu bitarafata umwanzuro cyangwa se n'abandi bantu bari hanze noneho bagende babona yuko u Rwanda dufite umwihariko wacu muri rusange. Reka dushimire abantu bamwe mudukurikiye kuri Mumarira TV. Tubabwire ko hano kuri Mumarira TV twe duhora tubagezaho amakuru atandukanye. Keep subscribing, mukomeza mukore subscribe kandi turashimira ababashije kuyikora, tujye tubana buri munsi. Imana y'amahoro igomeze ibarinde. Wumva ko nawe waza nawe ukicara kuri channel ugatanga ibitekerezo byawe, uhawe ikaze. Imana y'amahoro ikomeze ibaturinde.